Ese koko byashoboka ko ibirebana n'ibiganiro bigiye guhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba ari igitutu Tshisekedi akomeje gushyirwaho n'amahanga mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi, nubwo yagiye akomeza kugaragaza yuko hari icyo afite ashobora kuba yahereza ayo mahanga, ariko nayo akaza kumufasha kuba yahangana n'umwanzi. Umwanzi akaba ari abaturage biwe barizwe muri M23 bagiye bakomeza gusaba ibiganiro. Ese koko amahanga wenda yaba yaragiye akareba akavuga ati mu by'ukuri ibyo Tshisekedi arimo kuvuga ntago bikwiriye kuba twafata umwanzuro ngo tujye kurwana mu by'ukuri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kurwana n'abaturage kandi ari intambara iri mu gihugu y'abaturage. Akaba ariyo mpamvu haba hasohoye iyi nyandiko kuko igaragaza ko Tshisekedi naramuka akomeje kwinangira bishobora kuzarangira bibaye ngombwa ko yagira gute yafatirwa ibihano, cyangwa se hari ibihano byafatirwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mpera z'ukwezi gushize, ubwo n'ukwezi kwa Gashyantare, mu by'ukuri hari inyandiko yagiye hanze. Twizere ariko ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi ibiganiro byacu tugenda dutegura. Mu mpera z'ukwezi gushize Kinshasa yasabye Amerika ko yaza gushora imari mu gihugu gifite hejuru ya triliyari 24 z'amadolari, ubwo ni miliyari 24 z'amadolari z'amabuye y'agaciro akomeye atarakorwaho, amabuye y'ingenzi mu gisirikare, ikoranabuhanga n'ingufu, nk'uko biri mu ibaruwa yashyizwe hanze ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwandikiye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Mu by'ukuri iyi baruwa isaba ko Perezida Trump ubwe yaboneka mu biganiro by'iyo mikoranire, kandi ko inama mu by'ukuri hagati ya Perezida Trump na Perezida Tshisekedi yaba ari ingenzi mu kugera kuri ubwo bufatanye. Muri ubwo bufatanye, leta ya Kinshasa irifuza guha kompanyi zo muri Amerika uburenganzira bwo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro, nayo igasaba ubufatanye mu bya gisirikare, harimo gutoza n'ibikoresho ku ngabo za Kongo. Leta ya Washington yatangaje ko ifunguye gukorana na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, nk'uko umuvugizi w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika yabitangarije ibiro ntaramakuru Reuters. Mu by'ukuri basesengura intambara hariya bavuze ko mu by'ukuri harimo nk'uyu nguyu witwa Timothy Olo yabwiye BBC ko imihate yo kugera ku mahoro ibangamiwe n'ibikorwa by'impande zombi bikomeza kuganisha ku ntambara. Ahangaha wavuga ko mu by'ukuri bihe bitandukanye, nubwo ibyo byose bigenda biba, hari gahunda zitandukanye, ariko mu by'ukuri hagiye hakomeza kugaragara imvugo zitameze neza, zitaganisha ku cy'umuntu yakita nk'umwanzuro ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri iyo nk'uyu Timothy Olo yaravuze ati iyo urebye uburyo M23 irimo kwiyubaka, ukareba uburyo leta ya Kinshasa nayo irimo gushaka imbaraga, ubona ko atari ibimenyetso byiza ko aya makimbirane arimo kugana ku gisubizo. Mu by'ukuri rero ku rundi ruhande, nubwo ibi byose bikomeje gusa nk'ibiba, hari gahunda yamaze kuba igira gute itangira, cyangwa se ni gahunda n'undi yari imaze igihe, ariko noneho ubu ngubu hamaze kuba hanatangazwa itariki. Ni ibintu byaje bitungura abantu benshi kuba mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakemera noneho kwicara mu biganiro na M23, ndetse inyandiko zayo zikaba zaratangiye kugenda zisohoka zitakirimo ka kantu ko kuvuga ngo M23 ifashwa n'u Rwanda. Nubwo M23 nayo ikomeza kugira gute kugenda ubona ko hari uburyo itumvamo ibyo byose Tshisekedi arimo kuvuga, dore ko mu bihe bitandukanye hagiye hagaragazwa yabo Joseph Kabila n'abandi ko inzira y'ibiganiro ni nziza, ariko nanone inzira yo gukuraho guverinoma ya Tshisekedi nayo ishobora kuba nziza kurushaho, kuko uriya mugabo mu by'ukuri adashoboye kandi adashobotse mu byo akora. Ibiro bya Perezida wa Angola byatangaje kuri mu by'ukuri mu ntangiriro z'uku kwezi ko mu by'ukuri intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iza M23 zizatangira ibiganiro bitaziguye by'amahoro kuwa kabiri tariki ya 18 z'uku kwezi i Rwanda. Ni nyuma y'umuhate wo guhuza impande zombi wo kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko ibiro
bya Perezida Angola bivuga mu itangazo byasohoye. Gusa nanone ariko nubwo ibyo ngibyo babikomeje kugenda biba, abakomeza kugenda n'ubundi hagaragara hakurya hakuno intambara hagati y'izi mpande zombi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23. M23 ikomeza kugenda kenshi ishinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukomeza kuyishotora ndetse no gukomeza kwibasira abaturage mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ku nyandiko rero ikomeje ku cara ku mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri ntago hagaragara neza aho yaba yagize gute, aho yaba yavuye, gusa turasa nk'abayinyuramo gatoya nubwo bitagaragara neza ngese iyi nyandiko mu by'ukuri ni ukuri cyangwa se y'ukuri. Gusa n'ibintu tugomba gukomeza kubakurikirana tukamenya ngo ese mu by'ukuri ibi bimeze bite. Mu iyi nyandiko rero ibintu bikubiyemo nanone iyo birebye wenda nubwo byaba bitari ibyasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko n'ubundi bikubiyemo hari uburyo bifite analyse wenda ushobora kuba wakumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukumva hari uburyo ihuza n'ukuri uko biri kubera wenda hariya mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi, ku buryo wayanditse nawe ubona ko yaba ari umuntu wabanje kubanza gutekereza akavuga ati ibintu bimeze gutya na gutya, reka noneho nshyire gahunda hanze. Ni inyandiko rero yanditseho ko yavuye mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yasohotse ku itariki ya 15 Werurwe 2025, ikaba igaruka mu by'ukuri ku kwerekana aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaze ku ntambara ya M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero batangira bavuga bati Amerika mu by'ukuri mu bihe bitandukanye yakomeje kuba gufasha mu birebana no kubungabunga amahoro ndetse n'umutekano muri Afurika, ari by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ubufatanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Amerika bwakomeje kubakira ku cyizere ndetse n'intego ihamye. Ariko nanone muri iki gihe hasigaye hari amakimbirane ari hagati ya M23 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari uburyo noneho guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibibona. Mu by'ukuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi guverinoma ya Amerika ifite amasezerano n'ubundi isanzwe mu by'ukuri ifitanye ku birebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya, burimo uburebana na cobalt ndetse na other key resources cyangwa se izindi mineral zitandukanye mu buryo butandukanye ziba ari ingenzi hariya. Ariko nk'uko byemeranyijweho kandi hakaba hari gahunda mu by'ukuri yo kugira ngo Amerika binyuze muri ayo masezerano, Amerika ikomeze kuba nayo yagira gute yafasha mu gutanga mu by'ukuri ubufasha mu by'ukuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu birebana n'umutekano, kurinda imbibi z'iki gihugu. Ariko nanone mu by'ukuri hari ikibazo gikomeye hagati muri aya makimbirane akomeje kujya mbere, aho mu by'ukuri Repubulika cyangwa se Perezida Tshisekedi akomeza kugira gute kwintangira ku birebana no kuganira na M23 ngo hashakwe inzira yo gukemura amakimbirane ndetse n'umutekano mukeya mu karere. Ibi rero nibyo uwanditse inyandiko cyangwa se inyandiko ikomeza ivuga ko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe umwanzuro mu by'ukuri ku birebana n'iyi ngingo irebana no kuba Perezida Tshisekedi akomeza kugenda agira gute yirengagiza ibirebana no kugira gute no kuba yaganira na M23, avuga ko mu by'ukuri ari ibintu Amerika itakihanganira. Ku bw'iyo mpamvu ishobora kuba mu by'ukuri yagira gute niba hatabaye ibi biganiro ngo bikomeze kuba byaba iki kibazo kive mu nzira, hakwiye kubaho mu by'ukuri ibirebana no gufatira Tshisekedi ndetse mu by'ukuri gufata imyanzuro irebana n'ibihano birebana n'iby'ubukungu ndetse n'ibya gisirikare, mu gihe Perezida Tshisekedi yaba akomeje kwirengagiza ibirebana no kuganira na M23, kandi ko ibyo bintu bizakorwa mu by'ukuri nihakomeza kubaho iyi mpamvu yo kuba mu by'ukuri Tshisekedi yakomeza kwinangira ku birebana n'iki no kuganira na M23. Hakaza kandi nanone ikirebana no kuba
sanction on governmental official ndetse no gufatira ibihano bamwe mu bantu ba hafi bari muri guverinoma ya Tshisekedi. Hakaza kandi nanone kongera kureba ibirebana n'ubwo bufatanye mu birebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi wenda uburyo bumwe cyane ubundi yari isanzwe ifitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi kandi nanone bikaba bishobora no kuba byanahagarika andi masezerano arebana yari ari kujya mbere cyangwa se arebana n'ibirebana n'imikoranire mu by'ubukungu Amerika yaba yari ifitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo urebye rero inyandiko ubona ko mu by'ukuri ibigenda igaruka wenda nubwo wenda ni ibintu umuntu yakexpectinga ko ubundi mu by'ukuri byakabaye ko ku ruhande rumwe nk'uko hari abayobozi bagiye batandukanye bagiye babigarukaho kuba iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba gifite umutekano mu buryo bumwe cyane ubundi hari uburyo n'ibyo bifi binini n'ubundi bisanzwe bihakura amafaranga cyangwa se bihakura izo mineral bishobora kuba uburyo bwiza bwo kuborohera mu buryo bwo kuba bagira gute basarura ubwo bukungu cyangwa se basarura izo minerals. Ku rundi ruhande nanone nore bukavuga toke mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi nubwo bavuga ngo ntiyabaga ntiyari isanzwe ifitanye amasezerano yagutse cyane na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko hari inzira, hari uburyo bumwe cyangwa se n'ubundi ishobora kuba yabyaga igira uburyo yabona no kubwo bukungu, kandi n'ubundi iyo nzira ikaba n'ubundi idafunze n'ubundi ibyo bifuzaga babashaga kuba babibona ku buryo n'ibyo Tshisekedi ashobora kuba yasaba nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itavuga iti n'ubundi twari dusanzwe tubibona, ariko bashobora kuvuga bati mu by'ukuri ibyo uri kuvuga ahubwo icyo twebwe twifuza ni uko abantu batakomeza kugira gute kuba bapfa, ibintu byasubira ku murongo, ibintu bigakomeza kugenda neza kuko tubona ari wo mujyo ushobora kuba twebwe watwungura ku ruhande rwacu, kuko ibintu byose mu buryo bumwe cyane ubundi bwa politike n'ubundi birangira n'ubundi bijemo na gahunda zirebana n'inyungu. N'inyandiko rero mu by'ukuri bigaragara yuko yakozwe ku itariki nubwo bitagaragara neza ese ninde wayanditse, nta buryo buri official bugaragaramo yuko mu by'ukuri yaba nta mbuga zigaragara zaba zaragize gute za Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi nyandiko iriho, ariko ni ibintu n'ubundi ubona ko umuntu wabyanditse n'ubundi asanzwe ari umuntu cyangwa se niba ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyanditse, ariko ibirimo byose hari ukuntu bigiye bifite fact mu buryo bumwe cyane ubundi, kuko ibiganiro by'amahoro nibyo yaba umuryango wunze ubumwe Afurika, yaba umuryango wa East African Community, waba umuryango wa SADC, South African Development Community, ndetse n'indi miryango itandukanye yibanda myinshi yo muri Afrika yagiye ikomeza gusaba ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagira gute yaganira nayo 23, kuko ibibazo bihari atari ibibazo mu by'ukuri byakabaye ari ibibazo binini cyane by'akarere, hakabaye haba ibiganiro hagati y'abaturage ndetse n'ubuyobozi bwabo kugira ngo haboneke igisubizo bw'iniya 23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse mu bihe byatambutse ingabo zimwe na zimwe nyinshi zari ziri hariya nk'uko byagiye bisabwa mu nama zitandukanye zatangiye kuva muri kiriya gihugu, ibintu bigaragaza ko myinshi mu myanzuro yagiye ifatwa mu nama zigiye zitandukanye itangiye kugenda ishyirwa mu bikorwa. Binagaragara ko ntago igihugu gishobora kuba cyavuga kiti tugiye gufata tugira inyungu mu gihugu kimwe muri Afurika, kandi Afurika ni nini cyane, urumva ko bitaba ari ibintu byiza. Nanone Amerika nayo igomba kuba yahagarara mu buryo bumwe cyane ubundi igahagarara mu buryo nyine itibasirwa cyangwa se itavugwaho byinshi n'ibindi bihugu bya Afurika, kuko diplomasi cyangwa se politike ni ikintu cyubakwa mu buryo bugari kandi bwagutse butagendeye kuvuga ngo ni inyungu z'ako kanya, ahubwo iby'inyungu z'igihe kirekire. So rero tuvuze ngo reka tuse nk'abagaruka ku inyandiko, tugaruka ku ibyo ngibyo birebana no kuba mu bihe bitandukanye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yaravuze ko itazigera iganira nayo mu 23, ariko muri iyi minsi ubona ko hari ikintu kiri kugenda gihinduka. Ni mu gihe n'ubundi yaba amakenga akomeza gushinja mu by'ukuri guverinoma ya Kongo kuba cyangwa by'umwihariko Tshisekedi kuba ngo ari ibandi ndetse atakunda igihugu. Hari n'ibyavuzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe avuga ko mu by'ukuri akeka ko Tshisekedi ashobora kuba afite ingengabitekerezo ya jenoside. Ni byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa, ariko igihari cyo ni uko hirya ya byose ibiganiro ari ikintu cyakomeje kugenda kigaragara yuko aricyo kizakemura ibibazo biri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'intambara nyinshi zagiye zibaho ku isi zagiye zirangiriye mu biganiro, kuko nta na rimwe kenshi intambara ntabwo yagiye irangizwa n'ibintu by'amasasa kenshi, keretse wenda hahandi intambara ibaye ikaba
bikarangira guverinoma ikubiswe inshuro ikirukanwa cyangwa se ugasanga perezida avanweho ku bw'amasasu agahita hashyirwaho undi. So rero byinshi tuzagenda tubakurikiranira, twe tuvuze reka tugaruke gato ku nyandiko wumve ibiyikubiyemo, wumve perspective y'uburyo ibintu bihagazemo. Tunategereza kandi ku itariki ya 18, ni itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu hazaba ari ku wa kabiri mu Rwanda, nibwo ibiganiro bya 23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biteganijwe gutangira. So tuzabibakurikirana rero tubamenyere tutese ibintu bimeze bite, bihagaze bite, birakurikiranwa bite, biragenda bite, ni iki kirimo kuvamo, ese Tshisekedi ni iki azanye ku isoko, ni iki ari kubwira ya 23, ese 23 ni ikirimo gusaba, ese ni ikiri kwemererwa. Byinshi tuzagenda tubabwira, tubanyuriramo tubabwira tuti biri kuva muri ibi biganiro bimeze gutya na gutya. Twizere ko kandi bizagenda neza. So kora subscribe niba utarakora subscribe, uke gukora comment ndetse no gukanda share kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.